mu gice cyatambutse twari dusize Jesse agiye kubwiza ukuri Logan ndetse na Gael. Ese yageze aho ngaho ababwiza ukuri nangwa byaramunaniye ahitamo guceceka. Inkuru yacu n'ubundi reka tuyitangirire kuri aba ngabo bombi batatu. Gael abwira Jesse akamubwira ati Jesse, buriya namaze gusobanukirwa ko inkuru y'urukundo atari ngombwa ko ibi y'abantu babiri. Ushobora gukunda umuntu ariko we ntagukunde, kandi kuba wakunda umuntu we ntagukunde ibyo ntibikuraho ko wowe umukunda. Ahari yaba ari njyewe uwagukunze ntunkunde, nangwa se akaba ari Logan uwagukunze ntumukunde, ariko byose ni urukundo. Kandi yari true love nangwa se ni true love. Iteka urukundo rw'ukuri nirwo rwirengagizwa. Mbere y'uko utubwira reka ngire ikintu nkwibwirira. Sometimes abantu batazahabu bakajya gutora ibintongo bagasiga ababasanga bakirukira ababasiga, bagata urukundo rw'ukuri bakajya kwita ku rukundo rw'ikinyoma. Umuntu akagira amahitamo mabi akurikije amarangamutima ye adashyize mu bushishozi, ugasanga aretse umuntu umukunda by'ukuri yewe uhora unamufitiye igishika umuhangayikiye ngakurikiye wa wundi akunda. Ese reka nkubaze, ari uguhitamo ugukunda ndetse no guhitamo ugukunda wahitamo nde? Icyo kibazo cyanjye nugisubiza ndaguha umwanya uhitemo nk'uko washakaga guhitamo. Jesse ariyumvira agashaka igisubizo ari butange akakibura. Mu mutima aribaza akavuga ati ariko se guhitamo unkunda yaba nkunda ntamukunda, nose ubwo twabana gute? Kandi nanone uwo nkunda atankunda nawe ntago yampitamo. Jesse bimubera ihurizo agashaka igisubizo akakibura. Gael aramubwira ati Jesse, reka ngufashe mu buzima, uzahitemo umuntu ugukunda kubera ko yabasha kwihanganira amafuti yawe, yabasha kwihanganira ibibi byawe, mu bupfapfa bwawe, mu mafuti yawe, mu buhoni no mu bugoryi bwawe, ahora ku ruhande rwawe, ntago abyitaho. Iteka urukundo ruramuganza. Gusa wa wundi ukunda atagukunda, iteka uhora ubeginga, umwinginga, ni wowe uba umukunda akugira igikoresho. Ibintu ni bibiri, uzahitemo ugukunda ntuzahitemo ugukunda, kuko sometimes njya numva ngo ugukunda akunda abandi. Ikintu kiba kibabaje nuko usanga njye ukwirukaho nangwa se Logan uyu nguyu ukwirukaho hari undi nawe umwirukaho. Mbese iyo niyo life. Gusa Imana yo mu ijuru yaduhishe ikintu gikomeye. Kureba mu mutima w'umuntu ni ikintu gikomeye kidasanzwe Imana yaduhishe.
niba wananiwe gusubiza rero ikibazo cyanjye, ndumva atari ngombwa yuko uhitamo, kuko nturamenya icyo ushaka, ntuzi n'aho amarangamutima yawe agomba guhamira, ntaguhamye nawe ubwawe, uracyajagaraye, amarangamutima yawe aracyazunguruka, kandi igihe utariga gufata umwanzuro ngo ubwize ukuri umutima wawe, uzahora muri urwo. Ese amaherezo azaba ayahe nuhera muri urwo? What's the end? Uzaguma uko? hama ngereka nkorohereze. Ndumva atari ngombwa yuko wakigora uhitamo, nangwa se ngo uvuge uti njyewe nkunda uyu nguyu, yaba ari njyewe nangwa se ari Logan, ntabwo mbyitayeho. Icyo nitayeho ni wowe. Kuba umeze neza ufite ubuzima bwiza nta mugisha uruta uwo. Si ngombwa yuko unkunda, niba narisanze ngukunda ntabwo ari ikosa ryanjye, ntabwo byahinduka icyaha. Hanyuma no kuba utankunda nangwa se wumva ushidikanyaho ntabwo ari ikosa ryanjye, yewe si n'ikosa ryawe. Nuko nawe ubwawe utaramenya icyo ushaka. Wikirwa uhitamo, wivuna ubwonko n'umutima wawe, wikiteranya, kuko guhitamo kwawe bishobora kukuzanira kwiteranya n'umwe muri twe. Njyewe ndarekuye, ndayamanitse, n'ubundi byose byari ibinyoma. Na mbere hose nari mbizi ko ujya uncitinga, nari mbizi ko unca inyuma. Jesse, naguhaye buri kimwe, nagukunze urukundo ruzira uburyarya. Icyo ntari mfite nicyo ntaguhaye. Ese hari icyo unshinja? Kibaye kinahari nacyo reka ngisabire imbabazi. Mu gihe twamaze dukundana, niba hari aho nagukoshereje, singuhe urukundo rukwiriye, singukunda uko bikwiriye, umbabarire. Ntabwo nabona andi mahirwe yo gukosora wenda amakosa nagiye nkora, ariko ahari binkundiye nayakosora. Gusa mbere y'uko ngenda, n'undi wese muzahura, n'undi wese muzakundana, n'undi wese uzakunda, ntuzamukore nk'ibyo wankoze. Jesse, uri umukobwa mwiza pe, uri mwiza. Ndetse iyo nabaga ndi kumwe nawe nabaga nuzuye. Uri umukobwa utambuka, yaba umusore aba umugabo, agahera kagahindukira akagukurikiza amaso. Niyo mpamvu rero njyewe navuga ngo nari umunyamahirwe. Yego ntabwo nicuza kukumenya, kuko wigeze kuba byose nari nkeneye. Wambaye hafi, wampaye urukundo pe, twanyuranye mu bibi no mu byiza. Ubuzima bwose twabunyuranyemo kandi twasangiye buri kimwe cyose. Yewe yaba ubuzima bushaririye, yaba ubuzima buryohereye, njye nawe twabunyuranyemo kandi twemye. Ntiwigeze unsiga, ntiwigeze rwose unyihakana. Mu gihe gito twamaranye nangwa se kinini, narishimye pe, nagize umunezero. Nzahora nkwibuka kandi nzahora nishimira ibihe byiza twanyuranyemo. Gusa nanone tukiri aho,
ntabwo nanone nakwibagirwa ko wantesheje igihe. Niba ari Logan uzamukunde, naba atari we nabura undi muzahura uzamurinde ibinyoma. Byibura uzatume uko usa inyuma ari nako usa imbere. Ntuzongere kuba umunyakinyoma. Gayeri, njyewe ndagukunda, nzakomeza ngukunde. Gusa aka wa mugani wa muhanzi, aho ugiye nibidakunda ntuzagire ipfunwe, uzagaruke, uzasanga nkigutegereje kandi nkigukunda. Ariko nanone ngutinda uzi ko uzakumburwa ugasanga waribagiranye. Nshobora kugusezeranya ko ushobora kuzasanga nkigutegereje, ahubwo ukazasanga narakwibagiwe. Gayeri ahera akakigendera, agasiga Jesse ari kumwe na Logan. Jesse ahita yishima, akishimira ko adatoboye ngo avuge uwo akunda bibe byamuteranya n'undi. Gayeri aramureba, nako Logan aramureba, akamwitegereza, ubona afite agahinda. Akamubwira ati Jesse, ubundi uteye ute? Usute? Umutima wawe usute? Banumva mfite amatsiko yo kureba uko usa. Ese basi nta nubwo utekereza? Amagambo Gayeri akubwiye wayumvise? Ubaye utumvise cyaba ari ikibazo gikomeye. Avuze amagambo make ariko yuje ubwenge. Ubwenge pe n'ubumenyi. Njye hari icyo nkuyemo. Nibyo ndagukunda, ariko urahemutse. Gayeri ahitsemo kukureka, arakundekeye. Ese njye icyizere ndagikura he? Ko nanjye utazansiga, ko ngize mu bwoba. Jesse ati be, ubwoba ufite n'ubwiki? Waretse gushidikanya. Ndagukunda kuva kera cyane. Gayeri atari Logan atariko na Gayeri waramukundaga kandi wahoraga umubwira ko umukunda. Utarambona wahoraga ubwira Gayeri ati ndagukunda. Ibyo umbwira warabimubwiye, ntiwabimubwiraga se? Jesse ati yego narabimubwiraga, ariko ntabwo nari nakakubonye. Erega uru urukundo rw'ubuzima bwanjye, kandi ngukunda byuzuye. Logan ati ntabwo nshidikanya ku rukundo nkunda, nta nubwo nzigera ndushidikanyaho. Kuko impamvu ntarushidikanyaho nuko nanjye mbizi ko ngukunda. Gusa untera kwibaza byinshi, rimwe na rimwe nkumva afite ubwoba. Ndumva ntazi icyo nagusubiza, ariko bumpaye agahe ninumva meze neza ndaza kugaruka tuganire, ndaza kugaruka ndebe uko umeze. Jesse arabireba akavuga ati none se nawe uranyanze? Logan atoya, naragusezeranyije ntabwo nakwanga, ariko nanone uburyo Gayeri agiyemo
ntago ari bwiza. Logan ahera kakagenda agakurikira Gael, amugera imbere ubona afite akababaro. Ajya kuvuga, Gael akamubwira ati bro, ntabwo wagabanya umubabaro w'abandi mu gihe nawe ukiri mu mubabaro. Ese ni gute wavura umurwayi mu gihe nawe urwaye? Wikigora umpumuriza kuko nawe ndabibona ko utishimye. Reka nkubwire uburyo Jesse atayemo. Rimwe na rimwe Jesse ameze nk'uyu muntu ngiye kukubwira. Hari umuntu utuma wiyumva nkaho agushaka, ukiyumva nkaho agukunda, kandi ukiyumva nkaho uri byose kuri we. Ikindi gihe akitwara nkaho ntacyo uvuze imbere ye ndetse no mu buzima bwe. Nakubeshye Stella, sinjya nsobanukirwa ikiremwa muntu. Logan, umuntu ni mugari kandi umutima w'umuntu ni igihugu kinini cyane bigoye kumenya. Ntuzigere wicara wibeshye ngo uzi umuntu kabone niyo mwaba mubana mu nzu mumaranye imyaka n'imyaka. Hari ikintu ashobora gukora ukaba watungurwa. Logan abwira Gael, akamubwira ati Gael, humura ikiri cyawe naho kijya, kabone nubwo cyazunguruka mu bantu magana, ku iherezo kiba kizakugarukiza. Wibabazwa nuko mutandukanye, niba ari uwowe koko, mu mpamvu zirenga 100 ziba zarabatandukanyije, haba hazabaho impamvu imwe izatuma mwongera kwihuza. Gael asubiza Logan akamubwira ati bro, kuyoba burya si ikosa. Ikosa ni ukuyoba numenye ko wayobye, nangwa se ukanamenya ko wayobye ariko ukaguma muri bwa buyobe. Njyewe namaze kubisobanukirwa. Narasobanukiwe, ndambiwe ibinyoma bya Jesse. Niba ari uwanjye nangwa se atari uwanjye, byose simbyitayeho. Gael ahera kakinjira mu modoka, Logan nawe akinjira, bakserera imodoka bakagenda. Twigire kwa muganga, haba hari umuntu watoraguye Klenia ameze nabi cyane, kamujyana kwa muganga. Klenia bamaze gukanguka ndetse akangukira hejuru mu bwoba bwinshi. Mu kureba hirya no hino akabona ari kwa muganga, akavuga ati nanone kandi gute nongeye kwisanga mu buzima. Umukecuru uba wamutoraguye akamubwira ati mwana wanjye, ibyo uri kuvuga ni ibiki? Mu kureba uwo mukecuru ahita amubonamo nyirakuru, akamubwira ati nyogoko, uri hano wagarutse, nari ngukumbuye. Ahita amuhobera akamubwira ati nyogokuru ndagukunda. Nyogokuru, ndumva mfite ubwoba. Atangira no kurira ariko abwira umukecuru, amubwira ati ubuzima bwanjye bw'urukundo buri kunanira, n'ubuzima muri rusange buri kunanira.
ese ubundi ni uku biba bimezera? Nyogoko, kuva ubuzima bw'urukundo n'ubuzima muri rusange byatangira, buri gihe cyose bimpereza ibigeragezo ndetse no kubabara. Byose ntabwo nabasha kubihanduringa, ntabwo nabasha kubyihanganira, ariko ubwo ndi kukubona uri iruhande rwanjye turi kumwe, reka guhatiriza ibintu ndeke bigende mu buryo bwabyo. Ahari wenda igihe kizagera bikunde. Umukecuru abwira Krenia akamubwira ati mwana wanjye, uko umutima wawe waba uremerewe kose, ingano y'agahinda ufite uyu munsi, ibyo waba waranyuzemo byose, ndagira ngo nkubwire ngo isi ntibyitayeho. Nta n'igihe ifite cyo gutegereza ngo ubanze ukire, yewe unakire n'ubwo buzima uri kunyuramo. Gusa icyo nakubwira, ubuzima bwawe ntibuzahagarara ngo nuko ubabaye. Rero komera kandi uhaguruke ndetse ukomeze. Iyi si ni ngari, bitekerezeho. Wikita ku bintu biri kugushengurira umutima kano kanya, ita ku hazaza hawe n'ibyiza bigutegereje imbere. Ati kandi ikindi mwana wanjye, ndagira ngo nkumenyeshe ko Imana ikora mu ituze kandi mu ibanga, ndetse bigasohoka bifite ijwi umuntu atabasha gucecekesha. Humura, ibyiza byose biri imbere. Krenia toya, ndananiwe. Nyogoko, navuye ku izima, ntakubeshye. Iryo ni ijambo ntakunda gukoresha, kubera ko nabonaga nangwa se najyaga mbona ndi umuntu utajya upfa kuva ku izima. Imvura yagwa, yewe nafunguraga umutaka, kandi byose nabikoraga nzi ko hari umuntu ngomba kwishingikirizaho, umuntu ugomba kundinda, kubera ko nabaga mbizi ko hari umuntu umfata, umuntu narambikaho umusaya wanjye igihe byakomeye. Gusa kano kanya mvuye ku izima, ibaze ko na Hamza nizeraga, numvaga mfite mu buzima bwanjye, kano kanya nawe ntakimufite. Umukecuru ati mwana wanjye, inzira ibabaje y'ubuzima utinya kunyuramo ni nayo irimo igisubizo ushaka kugeraho. Wigaruka inyuma, witinya, oya wivuge ngo uvuye ku izima. Komeza ukotane kandi komeza ugende, imbere hawe ni heza. Gusa nanone niba Hamza ataguha agaciro, uri mu mwanya utagakwiye kuba urimo. Ikindi kandi mwana wanjye ugomba kuzirikana kandi ugomba kumenya mu buzima bwawe bwose, amagambo y'umuntu akwereka ko agukunda, ariko ibikorwa bye bikakwereka ingano y'urukundo agukunda. Ntuzashiturwe n'amagambo aryoheye amatwi, iteka ujye wita ku bikorwa by'umuntu. Gusa ndabizi neza hari icyo Imana yakuvuzeho, rero nihakomera icyo abana b'abantu bavuze, hakomera icyo Imana yavuze.
amagambo ndi busorezeho kandi agomba kugukomeza. Ntabwo ukwiye gutakaza amarangamutima yawe ku muntu utakwitayeho. Wikomeza gutakaza amarira yawe ku muntu wasimburwa. Uwo Hamza nubwo ntamuzi, akira ko ari ahahise wawe, umureke agende. Ikindi ndakwinginze ntukongere gutekereza kwiyambura ubuzima. Crane yariyumvira akambwira ati nyogoko urakoze, nari nabuze umuntu byibura wanyumva, byibura wampumuriza, akambwira amagambo nkomeza. Numvaga niyanze, nanze isi n'abantu, nabonaga ubuzima bwanjye nta cyerekezo bugifite. Numva nahitamo kuva muri iyi si. Ese ubundi nyogoko wamfasha nkabona telefone nkagira umuntu umpamagara? Umukecuru akora mu mufuka agakuramo gatushe kamuhereza ati mwana wa dore ngiyi ndayifite, ngaho hamagara. Crane yashyiramo inamba yariya akamuhamagara. Akitaba ahita amubwira ati Riya, ni Crane. Riya ahita yikanga akavuga ati muvandi ni wowe? Nyuma y'icyumweru kirenga hafi ibyumweru 2 urampamagaye. Numvaga ngiye kuzasara, nari narihebye. Basi se umeze neza? Uri hehe? Riya bari no kurira, Crane akabyumva ko Riya ari kurira, akambwira ati muvandi ndagukunda urabizi, ariko rekeraho kurira, wikomeza kurira, ntuntere agahinda ndetse n'umubabaro. Meze neza, nubwo nari ngiye gufata icyemezo kitari cyiza, umbabarire muvandi, umbabarire. Nari ngiye kugerageza kwiyambura ubuzima, ariko mbabarira. Riya ati ngwiki? Nanone kandi warongeye urabitekereza? Crane ati mbabarira muvandi, numvaga byandenze, numvaga ntazi icyo gukora. Riya ati none uri he? Crane ati ahantu ndi nanjye ntabwo mazi, gusa ndi ku bitaro, ndi ahantu kwa muganga, ndi kumwe na nyogokuru. Riya ati nyogokuru? Nyogokuru se kandi uvuye? Ati ariko ndakumbwira mpa location y'ahantu uri, basi nze nkurebe. Crane ati basi reka mbanze mbaze nshaka umuntu uyiguha unsanga ahundi. Crane yahita akupa agatangira kwihanagura amarira, ashimira umukecuru kamubwira turakoze. Twigarukire mu rugo kwa Riya. Abantu bose muri urwo rugo nta n'uyu n'umwe uba ukivuga, bose baba bari mu gahinda, ubona bose batanezerewe. Buri muntu wese ntawe uvugana n'undi, mbese buri wese amenye ize. Riya ahita asohoka mu cyumba cye, ahera akamanuka mu sitting room, asanga mama we yicaye yigunze ndetse na Raoul aza yishimye aseka. Kari na Raoul bakamureba akavuga ati ariko se uyu none harasaze. Riya ati mami birabaye, Imana ikoze igitangaza, ndumva njyewe nanasara, noneho ni mu biryo
noneho narya, ubu niyo narya naba mfite apeti. Karoti mwana wa, umeze neza nangwa urasaze? Riya ati mami, ndi muzima birenze nuko ubitekereza, kreniya yabonetse. Karoti ngo iki? Abonetse ateze? Ariko uraryamye urabirota. Urose yaje? Riya ati mami, dore nimero iyi ngiyi, iyi namba imaze kumpamagara, ni kreniya tuvuganye. Arambwiye ngo agiye kumpa location y'ahantu ari, ngende mpamusange. Raoul ahita yikanga. Ati Riya, ugira imikino myinshi, ujya ukina kenshi. Kuri iyi nshuro nizere ko utari kudukinisha. Kreniya muravuganye? Riya ati yego. Bakiri muri ibyo ahita abona message imurangira inamuhereza location y'ahantu Kreniya ari. Riya ati ntago mubona se? Nimubona kamaye location? Ati ahubwo tugende. Karoti tugende, muze tugende. Bahera ko bagasohoka. Mama Riya we nta n'inkweto aba yambaye rwose. Kari asohoka nta nkweto yambaye, asohoka atarwiyambitse. Raoul nawe asohoka nta nkweto yambaye. Riya nawe aba yambaye amasogisi gusa. Bahera ko bakinjira mu modoka bakagendera kuri telefone igenda iberekeza aho bajya kureba Kreniya. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Ese baraza kumubona nangwa niba ari bumubone? Inkuru yitwa Mbabazi Naguha, njyewe nitwa Atete, ninjye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.